gutekereza ukibaza ngo ese iki ni igihe cyiza cyo gufata inguzanyo? Ese inflation bimeze bite? Biragenda bite ko nshaka inguzanyo muri banki? Ibiki n'ibiki, ukitekereza ibintu byinshi. Uyu munsi rero nje kukubwira icyo inflation ari iki. Ese muri ibi bihe ni byiza kujya gufata inguzanyo cyangwa se ni bibi? Murabizi ko haje n'uburyo beka igiye gufasha abantu bifuza gutunga imodoka, zaba imodoka ntoya ndetse n'imodoka nini. Ubwo ndavuga imodoka nini zishobora gukoreshwa mu buryo bwa transport. So murabizi ko rero yashyizeho uburyo umuntu azajya afata inguzanyo yo kugura imodoka yoroheje, idasaba ingwate, itamva muzi. Muze dukomeze kubana hano kuri Magnificat TV show. So nizere ko mumeze neza rero. Nimba ari ubwa mbere, please uje hano, welcome. Nimba kandi dusanzwe tubana ukabugarutse hano, please welcome back. Wumva uguwe neza, wumva umeze neza, sibyo? Hano mvuga ibintu byiza. Ubwo ndabwira abantu mubonye bwa mbere, hano mvuga ibintu byiza. It's about business ideas and business opportunities. Amahirwe yose ya ahava kagera yagufasha kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi, nyakuzanira hano kugira ngo tubashe gutera imbere hamwe, dutere imbere guys, sibyo? Dukomeze tubane rero, mwumve muguwe neza, muhawe ikaze murisanga. Nimba utarakora subscribe, nkubuse ko please I beg, kindly subscribe to Magnificat TV show. Thank you so much guys. So today tugiye kuganira kuri ndashaka kubanza gukomeza ku yindi nguzanyo nabonye yoroshye kandi nabonye nawe wafata. Nimba wahora gutekereza imodoka, ugahora utekereza kugenda ugatwikiriye, ukabona ushaka gushyira imodoka mu muhanda ariko ukibaza uko bizagenda, amafaranga y'iki, umva, Beka Bank of Kigali yakuzaniye gahunda yuko uzajya ugenda ukavugana n'ibigo bicuruza ayo mamodoka, hanyuma bikorana nyine ubwo na Beka, hanyuma ukabasha kubona imodoka ku giciro gitoya, sibyo? Ukabasha kubona imodoka ku nguzanyo ku nyungu iri hasi cyane ugereranyije n'izindi, sibyo? So ayo ni amahirwe rero Beka yatuzaniye. Ariko mbere y'uko nkomeza, reka mbanze bibumvisha. Banki ya Kigali yatangije uburyo bwo gutanga inguzanyo ku modoka zikoresha amashanyarazi 100%, ukazafasha by'umwihariko abakiriya b'iyi banki n'abandi babishaka gukorana n'ibigo bicuruza imodoka z'amashanyarazi, bakazihabwa ku nguzanyo nto kandi nta ngwate basabwe. Ni inkuru ya Francine Umutesi afatanyije na Pierre Celestin Gatarayiha. Imodoka nto n'inini zo kugendamo ku bantu ku giti cyabo ndetse n'izikoreshwa mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu zikoresha amashanyarazi nizo zizatangwaho inguzanyo binyuze muri gahunda ya BKGO EV. Umukiriya azajya agirana amasezerano n'ikigo gicuruza imodoka z'amashanyarazi gikorana na Banki ya Kigali binyuze muri iyi gahunda, hanyuma Banki ya Kigali imuha inguzanyo ku nyungu nto. Inyungu ku bakiriya nuko abantu bose muri rusange bagiye kubasha koroherwa gutunga imodoka nshyashya kandi zitangiza ikirere. Nta mpamvu yo gutwara imodoka ifite imyaka 10, ifite imyaka 15. Ubu ngubu amafaranga make waba ufite, Banki ya Kigali yaguha inguzanyo ihendutse 100%, nta zindi ngwate gusabye, inyungu ntoya, yewe n'imifiragiro yo twita processing fee hano kuri iyi product twayikuyeho. So mwabyumvise rero, mwabyumvise amahirwe masa, mugerageza amahirwe yanyu, sibyo? Nubo ahantu hose uzabona amahirwe, please ntuzayareka ngo gucika uko yiboneye, sibyo? Uzayakurikire ahagiye hose, ahagiye hose uhajye, sibyo? Uyu munsi rero hari ikindi kintu nifuje ko tuganiraho muri ubu buryo. Murabona hagenda haboneka opportunities z'inguzanyo, sibyo? Zoroshye, interest rate iri hasi. Nzajya ngenda mbakorera
comparison, hanyuma mbazanire izo nabonye zifite inyungu nkeya ugereranyije n'izindi, then nze nzibabwire mubashe ababishoboye abujuje ibisabwa babashe kwigerageza amahirwe, sibyo? Uyu munsi rero nashatse ko tuganira kuri inflation mu Rwanda, sibyo? Kugeza ubu ngubu inflation mu Rwanda iri kuri 12.9. Mu minsi yashize bari batangaje ko yari 10 niba nibuka neza yari 13 n'igice, I think, yeah. Ese ibivuze ko ari igihe cyiza cyo gufata inguzanyo muri banki? Wakwibaza se ko batangaje ko inflation yazamutseho uyu mubare, ese cyaba ari igihe cyiza cyo gufata inguzanyo muri banki cyangwa umuntu yaba abyihoreye akazayifata ubutaha? Ibyo bibazo ndabizi murabyibaza muri benshi, ariko igisubizo ni nakubwira, niba ugiye gufata inguzanyo uyikoresha mu mushinga uzunguka kurusha inyungu banki izaba iri kugucaginga kuri iyo nguzanyo, ukaba wamaze gukora business plan neza, ukaba wabonye ko umushinga wawe uzunguka kurusha za nyungu bazagucaginga, nta kabuza wagenda ukajya kuyifata, sibyo? Ariko niba ugiye kuyikoresha mu kugura ibintu bitinjiza amafaranga cyangwa mu kwishyura ibindi bibazo gusa, inflation ishobora gutuma ubuzima bwawe burushaho guhenda, sibyo? Ubwo iyo bavuze ngo inflation ni ukwiyongera kw'ibicuruzwa cyangwa se na serivisi, sibyo? Igiciro kikiyongera, tuvuge nimba tuvuge wenda nk'amazu yariyongereye, transport zariyongereye, ibicuruzwa ku isoko urajya kugura ugasanga nimba mu mwaka washize warabiguraga igicuruzwa cyaguraga nk'igihumbi ugasanga ubu ngubu kiri ku cya 2, cya 5 se, urumva there is persistent increase in price level, sibyo? Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ukavuga uti ese mbere yuko njya gufata inguzanyo ndabibona inguzanyo interest rate wenda iri ku 10, iri kuri 12, iri ku 9, ariko ugategereza ukavuga se iyo inflation iri kuzamuka gutya business ngiye gukora izashobora guhangana nayo? Business ngiye gukora nzabona inyungu muri uyu mushinga ku buryo nzabasha kwishyura inguzanyo bitangoye? Hanyuma numara kubitegura neza, wabonye ko umushinga wawe uzaba ufite inyungu ziri hejuru kurusha inyungu ya banki uzaba uri kwishyura, icyo gihe nta kabuza uzagenda utangire, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubu inflation mu Rwanda yabaye 12.9, bivuze ko ibiciro by'ibintu byazamutse ugereranyije n'umwaka ushize. Nibyo nababwiraga, urugero niba umwaka ushize waguraga ibintu ku 100,000, uyu munsi ibyo bintu bishobora kugusaba hafi 112,000. Nk'ubu ngubu ahantu njyewe mba ibi nk'ibirayi bigeze kuri 650, 700. Ese wowe aho utuye bigeze kuri angahe? Umwaka washize ibirayi byaguraga ngahe? Aho ngaho uhita ubibona, sibyo? Wanabirebera no kuri transport ahantu wategeshaga 500, ubu ngubu uri kuhategesha ngahe? Ibyo byose ubu ukwiye kubitekerezaho, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubitekerezeho hanyuma ubone kujya gufata inguzanyo. So icyo ugomba gukora ubu ngubu rero muri ibi bihe bya inflation yazamutseho, ugomba kugerageza gutangira kwizigamira, ugatangira gukoresha amafaranga neza, ntuyakoreshe mu bintu bidafite umumaro, sibyo? Ukabasha gukoresha amafaranga yawe muri bya bintu ubona koko bikenewe, sibyo? Bya bintu ubona bikenewe, bya bintu ubona biri need upon wants, sibyo? Ukareba ukavuga ati ese iki kintu ngiye gukora, ngiye gutakaza amafaranga yanjye kiri ngombwa? Ese iki kintu nkibuze hari icyo nshobora kuba, hari icyo
ukareba bya bintu bigufasha kubaho, sibyo? Niyo mpamvu batubwira ngo dutangire tujye tugenda n'amaguru. Nubona ahantu wahagenda n'amaguru, please zinduka uhagende n'amaguru, wirinde gusohora amafaranga menshi adafite umumaro. Nugenda n'amaguru icyo gihe uzaba uri no gukoreramo agasiporo, sibyo? So